Abahanga mu by'imitekerereze y'abantu bemeza yuko intambara ikomeye cyane umuntu ashobora kurwana nayo mu buzima ari intambara arwana nawe ubwe. Naho umwanzi nimero ya mbere umuntu yagira mu buzima bwe niwe ubwe. La guerre de soi contre soi. Ariko hari n'ababyoroshye cyane bakavuga ngo la guerre de soi kubera ko n'umuntu uburwana aba ari wowe. Umuntu ateye ku buryo ahora mu ntambara n'urugamba bidashira hafi ubuzima bwose. Niba ahubwo atari na bwose ugakoraho akantu ko gushidikanya, ubwo umuntu akibera mu rugamba ubuzima bwose. Tubaho mu ntambara dushorwamo n'abandi, ibi ni ukuri. Cyangwa se mu ntambara dushorwamo n'ukuntu isi iteye. Intambara yo kwisobanura mu kazi, intambara yo guhangana n'amategeko, intambara zo kurenga imbibe zagushyiriweho zitandukanya abantu n'abandi, intambara yo kubaho muri ubu buzima, intambara yo gutera imbere turushanwa n'ibindi. Izo ni intambara dushorwamo rimwe na rimwe n'abandi bantu, ariko intambara twishoramo ubwacu tukanazishozaho nizo mbi cyane kuri twebwe. Izo ntambara nizo zidusenya kurushaho. La guerre de soi contre soi, cyangwa se nanone la guerre de moi contre moi. Ni urugamba rw'ubuzima bwacu bwose burangira kenshi rudutsinze. Ubwo ngubwo tukaba turitsinze kandi tukitera ingaruka zihoraho z'ubuzima bwacu bwose kugera ku rupfu. Ikigaragaza yuko tuba mu rugamba turwana natwe ubwacu ari narwo rubi, nuko mu moko menshi byitwa amakimbirane. Abahanga bamaze kumenya yuko ubwoko bukomeye muri ubwo ngubwo bw'amakimbirane ari butanu abaho ku nyoko muntu. Ubukomeye cyane ari nabwo bubanza bunagoye kubukemura ni ubwitwa intra-conflict, conflit intrapersonnel, amakimbirane umuntu agirana nawe ubwe. Wowe ubwawe ukaba uhora uhanganye nawe ubwawe, mwibera mu makimbirane wowe nawe. Igihewe Jedeo nkabaho nkimbirana ubuzima bwanjye bwose na Jedeo, guhora wiburanya, wigisha impaka. Wowe uraburana nawe bwite, kandi nanone utegerejweho kuba umucamanza utaza kwibera. Mu Kinyarwanda batujya gukiza abavandimwe arararama. Wowe ugiye kuba umucamanza wawe ubwawe, urabigenza ute? Uzabibona nugera mu gihe gikomeye cyane cyo guhitamo ibintu bibiri byose bikwerekeye kandi bigufitiye umumaro. Urashaka kugura imodoka, ugashaka wenda no kwishyura amafaranga y'ishuri, ariko amafaranga ufite ntabwo yabigura byose. Iki gihe muri wowe hatangira kuzamo impaka, utangiye intambara ako kanya. Uruhande rwawe rumwe ruti nibyo aya mafaranga yishyura ishuri, urundi ruhande narwo ruti oya nanone. Rukanga kwemeranya n'uruhande rwa mbere rw'umwanzuro wari wafashe, ruti oya ahubwo ari amafaranga yagura imodoka. Intambara muri wowe ubwira tangiye. Nta nubwo arega intambara itangiye ako kanya, ahubwo burya urayisanganywe. Ikigaragaye ako kanya ni igitumye intambara irota. Byose burya byagiye gupfa igihe uvuka ugasanga mu mahitamo yawe harimo amahitamo abiri kandi ubana nayo buri munsi, yego na oya. Icyarimwe kandi biva mu muntu umwe muri wowe, le no et le oui, yes or not. Iyaba byari bizwi neza yuko hari igice cy'abantu runaka babereyeho kuvuga yego gusa, hakaba n'ikindi gice cy'abantu bizwi neza yuko kivuga oya, birashoboka yuko izi ntambara turwana natwe ubwacu wenda zaba ari nkeya cyangwa zigahagarara. Izi ntambara zitugiraho ingaruka ku buzima bwacu hafi ya bwose niba atari na bwose. Nizo tugiye kuganiraho muri aka kanya muri iki kiganiro. Nitwa Gentil Jedeo. Bimwe mu byo tuganiraho muri iki kiganiro nabikuye mu gitabo cyitwa The Art of War, cyasohowe n'inzu y'icapiro rya Diamond Pocket Books. Iyi nzu yatangiye kugurisha iki gitabo vuba aha muri 2021, cyanditswe na